twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye. Turi kumwe na David Eugene Marshal. David Karama n'amahoro. Umuntu yifashe gutya so uri gushidikanya ku mahoro afite ushobora kwifata gutyo ari bya bindi mu ishuri babwiraga ngo mwifate neza. Ntago bibaho. Ubwo nari nkoresheje za terime za karasisi. Akarasisi zamura ingofero zamura birajya basirikare. Mwifate neza bahita bifata neza ko bakoraga karasisi. Bivugwa yuko bitura twarasisi tuba dufite ibihugu byacu bidukoperamo. Bazahimbe na karasisi nyarwanda. Brase uravuga mu bijyanye na kuri aba bagenda kuri aba bagenda bakopere nk'ako intore kuri aziyereka. Intore se n'abasirikare. Intore n'abasirikare n'imyereko y'ingabo kuri azihamiriza. Nese wari uzi ko ziba zihamiriza ibiki? Ziba zifite amacumu n'imyambi n'ingabo ariko intore ntabwo zigira imyambi. Simbizi. Izo zifite imyambi ingabo nyine kuki zigira ingabo zifite imyambi. Hari ibintu ubona muri iterambere tugezemo ukabona nyine ni byiza, ariko ndi nka Rusa navuga Dr. Rusa navuga nabyo ni gikoroni. Amatagitike akoreshwa n'ingabo na y'Iburayi uzabonamo n'ay'Abashinwa urumva, ariko n'ihisi igeze ntako wabigenza kuko aya makungufu mbona abiyerekana baba bakoresha nko mu gihe cy'imyitozo yo gupasinga kw'imitwe idasanzwe y'ingabo. Ubona ikoreshwa amakungufu, ubona ikoreshwa amakara tutamenya. Akaba byose ni ibishinwa. Buri mushinwa yakwigisha kungufu bakwigisha umuco w'iwabo, imico kandi ya kera. Ariko kibaza rero nyine ese ibihugu byacu nko muri Afurika iyo bakomeza kurwana nk'uko inkotanyi za kera ziraza ku bwami zarwanaga, ibisumizi byarwanaga, sinzi icyo byatanga, ariko abantu bashobora gutoza ingabo bakatoza na verisiyo za kera. Urumva nk'ubu mu ngabo z'u Rwanda hakaba ari imitwe irwana nk'ibisumizi byo kwereka abaturage gusa uko bakoraga, kuko simbona ko babikoresha conventionnel. Mbese bikamarira iki ingabo? Ikitorero rukerereza rimariye igihugu bashyize mu itorero sabo ngaho bakubashyira mu gisirikare kigomba kira update. Oya abo ngabo ni departement Rwanda, ntabwo ari departement biceza. Nkuko n'ubundi tubona karasisi, ariko bakatwereka karasisi wenda ka Korea, akarasisi k'Abashinwa nabo bajya bakora karasisi ka gisirikare k'ingabo za kera ziyerekanaga gute. Ariko bakabikora tubona ari ingabo z'u Rwanda, ishami rishinzwe ibyo donc inarme traditionnelle, ariko iri muri bikubikirwa na arme. Wazana n'ishami rishinzwe ibyo kuri fari, ukazana ishami rishinzwe wajuzana amashami ashinzwe ibya kera. Oya, fare bakoreshaga arme moderne. Fare yari muri arme zikoresha ibintu biri modern. Aho ntawe yabitandukaniye n'ibyo abandi bakorana n'ubu ngubu. Ariko iyo myereke ariko mu bihugu mu bihugu barabigira. Uzarebe nko mu karasisi k'ingabo z'Abongereza. None se no rugero ari amafarashi bagendaho bagiye gutabariza umwami. Bya bigofero bambara by'amababa. Urumva? Uzare kuri presidence kuri Champs-Élysées y'Abafaransa. Nk'ari abasirikare barinda imiryango yaho. Ntibaba bambaye ibintu bimeze nk'amababa n'iki byose. Burasa bifite ikintu bigendeyeho cyo kuntuze. Ariko se usanze nk'umujepe mu Rwanda. Urumva? Ahantu ku bigo birindwa n'abajepe. Wenda ugasanga yambariye nk'umwami nka kuri abantu bari bambaye. Abazuru barabikora. Urumva? Isa n'ubwami muri Republika. Oya afite ingabo. Ingabo isanzwe. Sibyo? Ntibyaba se ari ibintu biri spectaculaire bigaragara neza. Waba ushaka kuzana ubwami muri Republika. Izuba ndabona ririmo riratwangiriza. Ntacyo byangiza Rega ntabwo uri hafi ya kamera, uri hafi twikomereza ikiganiro. Uraza kukireba nyuma urebe uko byari bimeze. Ntacyo ibintu nkwaye. Hano umukameraman ari guhindagura buri kanya. Ntacyo ibintu nkwaye. Urumva? Hari ibintu u Rwanda rwabyazamo ubucuruzi n'umuco no kwereka abaturage no kugira gute. Urumva? Gihe cyo nimo gushyiramo gishyashya rega ni ukubyinjiza bigakorwa n'ingabo z'u Rwanda. Ntabwo ndimo kuvuga ngo bikorwe n'abaturage n'abasivili basinga iby'umuco, ariko hari ababishoboye nabo babikora. Ingabo ziyerekanaga gute ntibari birabintore
zageraga gute n'iki ariko ntibikore kuko nta wabikoresha ubu ese ngubu ushinze icyo kigo ntabwo ari ikigo ni departement y'ingabo z'u Rwanda yaba ishinzwe iby'umuco karande wa kera. icyo gitekerezo wakijyanye Minadef Minadef tukareba ko itagishyigikira. Minadef ntikurikirana Primo Media izakikurira bakubwiye bati kidevelope uze tuguhe departement. Jewe ntabwo ndi umuhanga mu by'umuco genda umuntu nahanga ibitekerezo. Umuco ndyango ngo sinzi no guhamiriza, sinzi no kuvugira inka, sinzi no kugira gute kubera twakuriye mu migi wibaza n'umuco dufite ukagucanga. Ariko kandi wareba ibintu by'umuco ukabona biraryoshye. Ubu nshobora kutajya muri concert rwose ngo za Patro Ranking ngo yaje. Ariko nta hantu rukereza ngo kubyina ngo masimbuke. Hose mugomba kuba ndiyo kandi ukabona asekibaza. Urumva rero umwe mu bantu bashaka gusigasira umuco. Nuko ngusigasira ntawo uzi ariko nguzi byaba ari sawa. Ugahura n'ingabo z'u Rwanda kuri ziba zifunza ahantu hose. Noneho zambaye intuzi ibintu nk'ibyo kwa Rwabugire. Ariko mu masibo irimo kwiyerekana nabo bakaza kuzamo. Ariko hakuri hari yabaye pass out nabo tukababona. Nabo tukababona. Tukabona bambaye nyine sinzi uko babyita bari inkindi ni bari iki. Ukazibona babyambaye. Ejo bundi numvise umuzungu uri ku kinyamakuru kimwe bitangukira abantu bigisha ikinyarwanda niba ngari muri aho Rwanda kuri YouTube azi ikinyarwanda numvise ngifite ikimwaro uriya muzungu kazaza ikinyarwanda rwose ntapfa gushobora urumva ubwo rero nitutabikora abandi bazabikopera ujye usanga barabijyanye barimo kubicuruza barimo kubigira gute kuko n'ubushobora gusanga ari umushinga utazi kungufu ariko umwana wo kuri Club Africa yize ubwo urumva nawe yamutwaye umuco wakawiyegereza tuzasanga barabitwaye rero babigize ibyabo. Ejo mperutse kureba kuri Uganda bakira Cyril Ramaphosa abagande mu muco wabo ngira muri ko airport bamwakira muri za mbyino zaho zari Gikongo no mu Rukiga babyina Ramaphosa Bugande bamubyiniye mu kinyarwanda cyuzuye. Ubwo so umuco wacu batwaye cyangwa no kwa abanyarwanda nabamenye urumva bihugu bihana imbibi akenshi umuco wa hakurya ushobora kureflecta ahandi. Baramubyiniye kinyarwanda ariko nyine abakongomani numvise babyaje saga nini cyane. Ngo araza kubakira ngo mukanamubyinira kinyarwanda ngo iki n'iki bintu abakongomani banamwisha. Hari ikibazo se si wumvise ko muri Kongo mwagiye ngo mutezayo n'imyuzure. Imyuzure guteze abantu bagiye bibasirwa n'ibiza bati ni u Rwanda. Ubwo Nyiransibura yarayihagaritse no mu Burundi. Mu Burundi anyways David mu Burundi simwe ntimwavuze ngo Burundi babateje imibu ni amahoro ngo nabonye umugabo witwa Sabin Nsanzimana Dr. Yego ati imibu irimo irava mu Burundi iri gutera malaria. Ngirimo gutera malaria muri Gisagara. Ubwo kandi tujya twicara tugataramana abanyamahanga ukuntu bataramana u Rwanda tukagira ngo twebwe tujya dutaramana amahanga duturanye. Uwavuga ngo igihugu ngo cyaguteje imibu koko igihugu giteza ikindi imibu gute? Ubundi imibu biri aho ngaho izerera. Nko kuvuga ngo inyoni zanyu nizo zagiye muri Kongo cyangwa za Kongo zajina. Kuva igihugu gisangiye ikindi gishanga ntago imibibizi. Ntago imibizi ko akanyaru ari umupaka. Ahubwo imibizi kari isangano riduhuza n'abavandimwe b'u Burundi. Ibyo sirabizi. Kuko yo iba yibereye muri natire yigendera. Yikera kerera. Gusa igihari cyo ntagiye nakore ibya Sabin Nsanzimana nuko wenda iyi ngamba ziri mu gihugu iki nuko atari ihame it's not adamant ariko ubundi bihugu biba bigomba kugabana ingamba. Nigeze gukora ahantu biti rw'Emasha mu Mutara wareba ukuntu barimo kuduteza ibiti ku misozi ya rw'Emasha nta nihari. Ubu ni iyo uri ku side y'u Rwanda nta bisozi biharamye bihari ariko iyo ku rukuta rw'umupaka w'u Rwanda na Uganda hakuno haba harambitse hakurya hari ibisozi muri za ntunga mu bubireba ariko ari ibiharabuge karanija ari ibiharabuge ku buryo unahatoye inoti yagenda ishunguka itabona n'ahantu ifata. Wareba imbaraga zishyirwa mu Rwanda wareba hakurya ukuntu iyo porogaramu batanayigira bakabasa ubu ngubu babashya barura iki ko n'ubundi ubutayu bwaza hariya bwanetarariza ibyo turimo gukora aha ngaha. Nta mupaka bwo bwagira ntabyo bwagira. Abantu rero bafashe ingamba hamwe niba kurwanya malaria hakurya i Burundi bakazifata hakuno bakazifata byaba ari byiza ariko byo kuvanga imibu hakurya itera mu Rwanda yo n'ibibazo biri muri diplomasi y'ibihugu byombi ubona ko bivuzwe na ministre ntabwo biba risaba. David nta makuru se y'umuvandimwe witwa Kofira nabonye abana ngo yigishaga
barimo bavuga bati rwose mwarimu twaramubuze. Kofi ni uwuhe? Umwe wo kuri Rwanda Burundi TV. Sinigeze kubona yajyaga atanga ibiganiro kuri Media Odepar kera. Yego. Asoma twakoreye ikigo kimwe dukorana, nta makuru numvise ngo yaburiwe irengero, abandi bavuga ko ngashobora kuba ari mu mayira ahunga, kuko abantu bagenda bagira gute, abandi ngo RIB iki niki. RIB nta kiramutangazaho, imiryango ye amakuru meruka ari aya kera. Kofi nta makuru yemeruka. Ngo abana babuze iki? Ngo babuze ngo mwarimu wabo uriya yabigishaga ngo imibare na fizike. Arapfa kuba atarabashyiragamo biriya yavugaga kuri ya cano yiwe. Nabo bibaye gutyo navuga ko ntacyo baba barabuze n'iki, ariko ubwo baba barabuze mwarimu, ariko nta ibindi baba baramuburiye n'ibyo ntabanzi, kuko nabonaga ibinyura kuri ya cano je bidahuye n'ibintu abantu bakumbura. Ntawamenya niba barimo bagira umwanya wo kwicara n'abana bari nko muri recreation bakababwira amakuru ya za matene na za mafene, ubwo we urumva ibyo barababwiraga sinzi ngo byaba ari ibiki. Ariko nka biriya yabikoraga mu kazi ka YouTube. Kuko nanjye utambwira ngaho nganira muri quartier aho mba ngo mvuga nk'ibisensengura, ashobora kuba mu bana arababwiraga ibintu bizima bakabikumbura, hanyuma byo kuri YouTube byo ntabwo twabivugagaho rumurabizi. Hari n'ikiganiro cyanjye nawe ubitse wanze gusohora kimeze nka rutwitse. Ese uracyakibitse ubu ngubu? Aya narakijugunye, nabonye ntacyo cyatuma ntago gushyira. Ariko Karija ari ikintu njya nibaza. Ndabyibutsa ari ikintu njya nibaza. Ariko ntabwo ari igihe wagishakira umuti n'igisubizo, nakibura igisubizo nanjye mva nanjye nta gisubizo gifitiye. Wenda nimbyita gutya ntabwo bihita bibihama ngo bibiri iyo nyito abantu babone ko nabuze indi mvugo nkoresha. Tuvuga wenda muri periode runaka umwaka 2022 2019 gutyo haje nk'igiriri kuri YouTube gihurutukanye n'imitekerereze runaka, abantu bakayikoreshoninga bakayibazaho. Ni cyuma ni kanaka yaje gute yagize gute ni Theo ni gutya ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ikintu navuga ngo nibaza bibye baye 2020 2024 hagita haduka abandi babeze gutyo. Kandi bene uwo muntu azanye inyigisho buryo by'ukuri akora ibiganiro, navuze ngo sijye bijajinga, ababijajinga barahari, ariko ubonye ko abambere byarangiye. No kuvuga igisigireke amategeko aramukurikiranye, WY nawe ndaramukurikiranye. Kubera iki ujya kubona hadutse undi muntu nawe muri wa mujyo abandi berekera, abantu batinya amategeko, abantu batinya iki n'iki, wowe ugeze ubitekerezaho? None se ko amategeko yahozeho yabuzije abantu gukora ibyaha? Erega ntabwo amategeko abuza abantu gukora ibyaha. Ku buryo nabona urugero wenda urugendekeye kaye nijabo inzira nyuzemo. Nese ibyo uri kuvuga nyine. Nkakomeza nkayigendamo. Nese ibyo uri kuvuga. Okay, ntago ibyo nkora. Wigize ubona hari umuntu ko tuzi ko kwica umuntu ari igihano cy'igifungo cya burundu. Wigize ubona abantu barekera kwica abandi. Ntibuka mu noteri wo murenge wa Remera batereye ibyuma ku Gisozi ejo bundi. Noteri w'ubutaka w'umurenge wa Remera. Hajye banoteri banota ubutaka gusa n'impapuro. Bamuteye ibyuma arapfa. Ubwo no kuvuga ngo abantu se bagendana ubugome. Afite amategeko ntabwo abuza abantu gukora ibyaha. Arabigabanya ariko. Ntabwo mbitekereza ko bigabanya. Ubwo se bamaze iki? Uwagombaga gukora icyaha aragikora. Ariko se ko tukiri muri ya misi jana yo kwibuka, no gihura n'abantu bakubitana bafite ideologie jenoside bazigendana. Bakavuga se nk'uyu munyagwa. Noneho yabyigishijwe nande muri Gicumbi waranduye ngo imigozi y'ibijumba y'uwarokotse. Ibyo aragenda amubwira ati iyo nsanga aho uri kuyitera. Ati nari kugutabana nayo. Abwiwe n'iki se ko ari kumunesha? Ariko ko abantu bahora bitwaza ko bashobora no umwe ari umugabo undi ari umugore. Hari umugore wanesha umugabo ariko. Ibyo abantu bajye banabyitondera. Urumva? Ako kantu rero bagiye nkibazaho ntabwo nagatangira igisubizo. Abandi bantu babakurikiye nk'ikinyamakuru nk'uko bafite nk'uko ibintu bize muri sociology muri psychology n'iki bazi impamvu ibyo byose ukuntu bihambira ku kintu kidasa neza kandi bazi ingaruka zacyo, bazatuha ikiganiro bakatubwira cyangwa muri commentaire ko babyumva biterwa n'iki, niba n'uburwayi n'iki ntabwo mbizi. Amategeko ariho rero adakemura ibintu ngibyo shase mbese yanarorera noneho niyo mpamvu naziga amategeko. None se ntureba ko no ku rwego n'amategeko mpuzamahanga ibihugu biyarengaho? Baravuga ngo ambasade y'igihugu mu kindi ni nk'igihugu mu kindi. Israel ikagenda ikica abantu muri ambasade ikayigabaho igitero.
ariko nanjye muri ambasade ntabwo nzi ko wahatekera wahakarangira uburozi buzanduka ngo ngendere kuri ambasade, nanjye naza nkabukongeza. Ibyo rero nibyo uri kwita amategeko noneho ngo kimwe nuko kuri YouTube cyangwa se kuri media na social media bitubamo twebwe nyine ukuvuga ko nabyibajeho ngo no kubaza impamvu zabyo. Hari abambwiye bimwe abandi bambwira ibindi. Abambwiye rero ndavugamo kimwe bamwe bambwiye nuko hari abantu muri societe bameze nka ya miheto ishuka umwambi bitazajyana. Umuntu akagira gutya ngakakohereza amadolari nka 300 buri kwezi, ati kudufaranga mpembwa nzajya ngusaguriraho turabavana, ntakubwira impamvu. Akabikora amezi 3 na 5, ariko zigira ngo ku kwezi kwa 7 waramaze kumenyera azagushyiremo ide. Mbere akakwereka ko muri friend, ariko we yaragutagetinze akabona waba indangurura amajwi nziza yo kurangura ibyo yatekereza. Icyo kintu kimeze nka colonisation sociale nacyo kiri muri societe. Abantu bumva ko batera abantu inkunga kugira ngo gahoro gahoro bazaba managing n'ibitekerezo byabo. Bitwaje amafaranga bafite n'ubushobozi bafite. Za world limit zizakoreshana. Barahari kabisa kandi ntabikubwira mbere. Aragucunga pole yagucunga. Nigeze gutanga ubuhamya ukuntu hari umuntu muri Afrika y'Epfo wari ntasi ya Kabila, agiye mu Ventura ya mbere yarwanaga na Kabila. Uwo muntu akajya afata hakoraga ibyo bita Facebook Messenger. Ukabona amastatiye ni umuntu wari uvuga u Rwanda, aruvuganira nabaza kumbonamo cya kintu. Ibyo bavuga mu Rwanda igihugu cyanjye. Aza kunyigana areba ibintu posting. Mpaka igihe arakwigaho nyine. Mpaka igihe tuzajya mu mujyi umwe. Akajya sharinga nkamusharangira gutyo niki. Igihe kimwe tuzagucatinga. Arambwira ati ariko ko nyamano wandika inyuguti zifatanye ugira ikibazo kinishane wanabuze laptop ahita yinyohereza. Yabaga Janus Capital ngirango. Nuko ambwira ukuntu agira ibibanza mu Rwanda, azakora real estate, azagira gute ko nta kintu yakorera muri Kongo atagikoreye mu Rwanda. Arambwira ngo musabire rendezvous Bunagana. Ngabona ndi umuntu wegereye M23. Koko nanjye mbona birashoboka. Kubwira Amani Kabasha hari umuntu uzava South Africa, kubwira Bisimo ntabwo tuziranye, urumva? Ni benshi ntabwo ngiye kuvuga amazina muri M23 ya mbere bakazarama n'abandi bose. Icyo gihe twari tukina batwa dushabutse ubwira umuntu ibintu bikihuta. Numvaga rwose kumusabira rendezvous Bunagana ari 0 seconda nzakoresha imbaraga zishoboka zose. Urumva? Nza kwanicaranye n'umuntu turimo dusoma kuri computer. Umuntu rwose nawe simuvuze na birubavu ni inshuti yanjye. Ducatinga mbona agize gutya ngo ngucatinga ngo n'uyu muntu turacatinga twari twicaye gutya. Hari ikibazo se ni naka kamashini gasa n'umuhondo rubambe na move yanyoherereje keza cyane. Nane waka ngo baba we ngurapfura nipfira se nziriki. Atuzi ko uyu muntu aba mu bantu b'intasi zo kwa Kabila zikomeye cyane yamaze abantu. Ati buriya niwe witwa Kanaka hinduye izina akongera kitwa Kanaka. Ndareba arambwira ibyo ambwiye byose bigahura mubaze bimenye iki bigahura. Urumva ko n'abantu binjiriwe rero akoresheje babinjira abandi bakoresheje tu gift babahereza. Ukajya aho ngaho yihinduye izina ku manywa muri kumwe yitwa Charles nimugoroba akakora butinga yitwa Peter utazi kandi we mwirirwanye yiriwa kumva ibitekerezo ku manywa nijoro ari bukumva ibindi. Ariko nahise nanjye nyine ubwo nubwo mvuze ngo umuntu twicaranye ariko nanjye mfite ubwenge nakoresheje. Hanyuma nahise naramutegereje gato nyine namugenza gahoro kubera ko numvaga nashaka gukomeza gukururana nayo M23 sidarangira barira sirirukanka. Ndagira ngo azaze mbabwire ntuwo muntu aje kubatata mufate. Ariko birangire M23 bayirashimije. None se abo bantu bariho rero. Tuburira abantu rero ko ntabwo mbi mu nshingano zanjye ariko turigisha twese turi mu itangazamakuru. Uzajya ubona umuntu aguhaka dutamuzi. Agenda kwegera atamuzi rwose n'ibitekerezo by'akago ibitekerezo ntago suza umuntu ukubwira ngo ukora ibiganiro byiza ngo akira amakuru ngo ujye yakoresha se wayavuze kuri ntuzi ngo yango urabona ngo ntabwo najya kuri kamera ngo ntabwo ari bya twese ngo si bya twese. None ko ushaka kunshyiramo ubusabwe bwawe cyangwa ukanshyiramo ibitekerezo byawe reka nkoresha ibyanjye ntibirananirwa. Nta nubwo twabitindaho. Kofi rero nk'umuntu wabaye muri iyi mihanda natwe tubamo atangira wabona ko yasesenguraga neza reka agiye muri bya Rwanda Burundi rwose mbona birazambye. Niba n'ubungu bakibikomeje ntago byamuhira. Hari ibintu bitahira umuntu kaneje. Kubera iki se wabonaga ari ibintu bibi asesengura? Ntabwo yasesenguraga ibintu bya kubaka societe. Ntabwo kandi kubaho tubaka societe ntacyo bimaze. Ntabwo nzi ngo nanjye nyubaka bingana iki. Ariko ko niyumva ndagerageza. Kandi ni inama umuntu angiriye nkayubahiriza.
ntabwo navuga ngo ndasesengura njyenyine sinakira ibitekerezo, ibyo nakiriye ndabikora assessment nkareba ibizima, kandi nawe ntabwo wantumira ku gitangazamakuru cyawe ubona ibyo dukora bitubaka. ntabwo wantumira kuri Premier Media Rwanda kuko nzi ko atari yo ligne editorial yayo yo guhungabanya ibimeze neza. Ya David, mu kanya gato hakomeje kuri Ramaphosa n'uburyo bamwakiriye muri Uganda mu mbyino za Kinyarwanda. Urugendo rwe rushobora kuba rwarazanye ituze, none imirwano ikaba imaze agahera atanze agahenge. Simbizi ko ariyo mpamvu, ariko impamvu ntekereza akora no kuba ari agahenge. Agahenge ko karahari utamenya ngo karimo kunonaho kubahirizwa nande. Kuko abantu position zituranye kuriya kandi zidafite interposition observers, abantu b'observateri babajya hagati bakaba barwana, bashobora no kumara icyumweru bibiri batarwanye intambara ya nyayo. Urumva yuko ntabwo ibyo bintu byizana, kereka gusa gushomborana hato na hato aho za Sake begera bafite defense zegeranye, aho muri za Masisi hepfo bafite defense zegeranye. Byose ibyo birashoboka ko gushomborana kw'abasirikare, nubwo mwamufitanye amasezerano mwagiranye, nubwo babahuza bari hagati baragize gute, kurwana kw'ingabo zegeranye birashoboka. Ariko iyo ubona abantu bagira gutya bakamara hafi mu mezi agiye gushira angahe nta mirwano mishyashya, wavuga ibitero bya nyuma bya Ventura biheruka Rwindi na Bicumbi, ahandi ho navuga yuko na Kanyabayonga ntibaragerayo kandi basa n'abahareba n'amaso. Ubona rero ko hari ikintu cy'agahenge, ariko nushaka kugite coincidence, uruzinduko rwa Cyril Ramaphosa ubihuje ntabwo waba ukoze ikosa, nta nubwo waba wibeshye. Uno mugabo ashobora kuba yaravuye i Kigali muri no tour amaze iminsi akora, atwaye ubutumwa buremereye kandi bigaragaza ko hari abagabo ntihapfa abandi. Ashobora kuba step tutarabona Ramaphosa, wenda tudashobora no kuzabona, we never know. Ni ya tours zo kumenyesha, zo gukonvisinga Sadek, kuko ibihugu amaze iminsi asura n'ibya yase. U Rwanda yarusuye, Uganda arayisura, South Sudan arayisura, inayoboye yase. Ariko ntabwo turabona ajye Kinshasa ngagiye wenda kubwira abagenzi by'amagenzi yakuye muri East Africa, cyangwa ngahuze Sadek ayibwira ibyo ayibwira. Gusa burya ava muri Afrika y'Epfo aza muri Uganda yaramaze kwakira umwami wa Muswati, ngira ngo wa Eswatini. So rero kwifata tukavuga ngo agahenge kariho kadafite impamvu byaba ari ubuswa bukomeye. Akano gahenge gafite impamvu, kandi ndareba gutya nayishakira kwa Tshisekedi ngaheba, nayishakira ngaheba. Gusa hari utuntu abantu bavuze yuko Tshisekedi ashobora kuba atakivuga rumwe n'abameriseneri bariya bakera babaje Mira n'abandi bariya baje mbere, bashobora kuba barigendeye cyangwa barashwanye cyangwa se nabyo atari byo. Ariko biragaragara ko mu bafatanya bikorwa bo ku ruhande rwa Tshisekedi rwa leta ya Kongo harimo nyine South Africa of course, hatabuze uwacitse intege agaca intege n'abandi. Kuko ku ruhande rwa M23 simbona impamvu n'imwe yo yatuma wenda batajya mu by'intambara baramutse batewe ngo basubize, kandi nabo ntabwo ibyo byose nabo nabegisikirwa. None se Ramaphosa yavuye muri ibi bihugu ntacyo asabwa, ntacyo asaba, kandi ugiye Uganda, ugiye Sudani y'Epfo, urambwira ngo biriya bya Sudani y'Epfo byatunze ingabo muri Kongo, za Uganda zatunze amabrigade muri Kongo, nubwo n'ubu hari abagihari bakora mu zindi framework, mu zina mburera. Nyine twemeranya ko bino bihugu Ramaphosa anyuzemo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, icyo mu Gifaransa bita ngo de façon de notre, bafite ukuntu bashobora kuvuga ijambo ziranyeshyamba zikaryumva. Ramaphosa ntabwo yaje rero yumva evanjiri, niwe afite evanjiri yaje atanga. Nk'urugero nko kuvuga ngo tugiye mu gihe ngishakisha uko nakumvisha abagenzi banjye ko tugomba kuva muri position offensive yo kurwana na ziranyeshyamba, aho nagiye nyura hose namwe muzibwire zigabanya amarere, zireke gushyira abantu igitutu. Kandi South Africa ni igihugu gikomeye, nacyo kivuga ari kumvikana. Ndumva rero kuri izo mpande zombi icyo kintu kirimo. Hari icyo M23 yabwiwe, urumva, hari icyo Sadek na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatanyije kurwanya M23 babwiwe cyatera kano gahenge. Hakaba hasigaye gusa gushotorana ku hato na hatoya, cyane ko Perezida Tshisekedi ubwo yarahiraga kuba perezida kuri no manda ya kabiri ku itariki 20 z'ukwa mbere no mwaka wa 2024
wibuke neza ko hari instruction yashyize muri disikuru yivuga ngo iyo abantu barwana ntibibabuza kuba en contact. Ahita atanga urugero rwa Russia na Ukraine kuriya kuntu bajya bahana imbohe n'ukuntu nyine iriya ntuzi igiye hagati kandi ukabona bare barasanye za misile ariko umunsi ukurikiye bahanye imbohe nyinshi cyane. Iriya jambo ntabwo abasesenguzi batandukanye barihaye agaciro ariko genda rihaye uburemere bunyemeza ko si ubwa mbere mvugiye kuri Primo Media Rwanda ko bishoboka ko Tshisekedi abaganira na M23 ariko bitari ibiganiro byeruye, bitari round table bicayeho, ariko gutuma tumana ko umwe abwira undi cyo ibyifuzo bye. Bano bayobozi bo mu biyaga bigashaka kubafasha gutangira kwantisipa ibiganiro bitari ukugira gute, ariko ibyo kubwirana ngo dushyireho agahenge tugabanya amarere, buri impande zombi zabiganira, inzego z'ubutasi zabikora kandi bigakunda. Ndatekereza ko rero kano gahenge ntabwo kari ku busa, bose bafite amabwiriza bagenderaho, arabo kuri M23 arabo kuri side ya guverinoma. Birashoboka yuko bavuze batereka dufata amaferi yaho buri wese ageze, kandi ni ikintu cyiza. Ni ikintu cyiza ko abantu barwana bagira amakonsensus bumvikanaho, nta n'umuntu uraza kubajya hagati. Byerekana yuko babishyizeho umutima bose barasoza n'ikibazo kikarangira nta kibazo intambara bayirangiza. Nicyo ntekereza. Hanyuma se David, ubu agahenge umuntu yavuga ko gahari no mu gihe abantu tumva ngo Kibirizi barwanye, twumva ngo Sake barwanye, cyangwa ni agahenge temporaire? Reka tukite temporaire sofa kubera ko nta wagashyizeho umukono tuzi. Ariko Kibirizi kurwana, urabizi ko niba ari M23 yatewe n'urugero, ndabisobanura mu buryo bumwe, M23 yateye ndabisobanura mu buryo bubiri. Ubwa mbere bashobora kuba side ya guverinoma bare barwanana, amatsinda barwanana hamwe na guverinoma ageze nko kurane. Itsinda rya mbere n'ingabo za Kongo, urumva ryigenga, ntabwo nemeza sinakumva ko igisigara cy'igihugu kitigenga. Itsinda rya kabiri ni amashyirahamwe y'abazarendo, bari abantu bitwaza imbunda bakorana na leta, naryo rifite umuyobozi, naryo rifite ubwigenge ku rugamba. Itsinda rikurikiyeho ni rya SADC, itsinda rikurikiyeho ni rya MONUSCO. So rero mu bwigenge bwa buri tsinda rirwanira hamwe ku side ya Kongo, rishobora kuba gashoza ntambara bitewe n'iki, bitewe n'impamvu runaka itsinda rimwe ryiyumvisemo. Niba ari FARDC ivuga iti tubonye mu 23 turafata jimeri zacu tukabona yari iri kuri metero 900, none yigiye imbere metero 300, bashobora kurasa ibisasu byo kugira ngo barwane cyangwa basubize inyuma. M23 nayibona position bari baturanye, amakuru y'ubutasi ifite, bigiye imbere metero 200 babasatira kuri defense zabo, icyo gihe habaho kurwana. Ariko ibyo ntabwo byaba Masisi ngo bibere icuri cyarimwe, ntabwo urumva bere imirwano ya grande envergure, ni ugushotorana kwa hato nato. Ibyo navuze icyo ni kimwe. Buri umwe wese rero muri amatsinda navuze uko arane ku side ya guverinoma ashobora kwifatira, ashobora kumvikana uburyo n'ingamba agiye gufata, ariko zidasatira bose bari ku ruhembe rw'umuheto. Ku buryo bwa M23 nabyo nibyo nakubwiraga, bashobora kubona basatiriwe, bashobora kujya muri ambushi bakarwaniramo bari bateze nk'ibico, bashobora kutabazwa yuko hari inka zibwe, byagiye bibaho mu minsi ishize, zibwe wenda n'abazarendo, M23 ikazikurikira ikazigarura ikazihereza abaturage. Bariya bose barwanira hariya baraziranye, abazarendo hariya barwanira ni wabo, M23 irwanira ni wabo, babaziranye. Aho abazarendo banyura mu bitugu by'M23 bakiba inka z'abantu nk'icumi, babahazi n'igikombe banyuramo n'igishanga bakwambuka bakaziba. Ariko abaturage bagiye kuri defense y'M23 bagatabaza ati zaka barazijyanye, aho niho hazava ya mirwano ya hato na hatoya. So ni icyo mbona rero, nta kindi kihishe inyuma y'ibi ngibi. Niba ari temporaire ni temporaire, niko mbibona. Ariko nakubwiye yuko kuva na kera sindigera mbona 50% 50% leta ya Kinshasa nabo bari kumwe birukana M23 bayikura mu birindiro irimo. Ubwo byose urabibona, haba kujya Masisi, haba kujya Rucu, haba kujya Nyiragongo. Ariko kuri 50% sindigera mbona M23 itsinsura guverinoma nayo ngiyigeze Kinshasa. Iriya siroga M23 kugera Kinshasa na iriya Sefreve Congo ntabwo nzigera nyemera, kereka cyo ko rumanitse nka serumu nka 200 zikanshiramo. Gufata igihugu nka Kongo biragoye karinero. Reba murajya gufata umujyi nka Goma mukabanza gutera imetero, noneho sugo mongeye indi mijyi mukongera igihugu kingana kuriya.
ingabo z'u Rwanda, iza Uganda, iz'u Burundi nazo bazishasa mu mezi 9. Ibihugu bine biri powerful, bifite ibikoresho, bifite indege z'intambara, bifite buri kimwe cyose. None mwebwe ngo mwagera murare asefureka kwa ngo mwagera Kinshasa. Hari ugiye kumbwira ngo se ngo bagora bafatanya ibikorwa ngo babagezayo. Ibyo ntabwo mbizi, ndareba ko bari ku rugamba barimo kurwana. Ntabwo rwose ntawe nje guca intege hano, nta n'uje kongerera intege. Ntabwo M23 yapfa kugera Kinshasa ngo yigarurire kiriya gihugu. Nkuko na leta nayo itayikura hiri. Iryo hagamana ry'impande zombi bishobora gutuma n'abantu bacisha make. Buri wese bakamaza icyo yifuza. Akabazo icyo yifuza. Akavuga ati ko mwibeshya mutaza nese Karija. Imyaka ine irashize presque ine. Urumva? Azigesha manzi zirafata no mujyi wa Goma kandi zimaze iyo myaka ine zirwanira ku kilometero 20. Ubwo ku kilometero 2500 bahagera biratwaye imbaraga zingana iki tutagiye kubeshyanya. None na Kinshasa vice versa nayo imaze imyaka ingana gutyo yarambuye ibirindiro na M23. Nta gasozi na kamwe akado rudo leta ya Kinshasa yagombora kuri M23. Nta konzi iyi nambara ndayikurikirana umunsi ku wundi ngo tuvuge ngo M23 bagakibumba leta irahisubiza, M23 bagisake leta irahisubiza, M23 bagareka da. Kereka gusukumana ku hato na hatoya ibyo bibaho ku ntambara. Wanyigije imbere wanyigije inyuma. Ariko ugiye kuri ibyo bita access y'intambara. Nguvuga ngo M23 yatakaje access gicanga completely. Cyangwa se gutya ntibishoboka ntibikunda. So ingabo zirwana zimeze gutya. Simbizi. Niba mbona ko leta ya Kinshasa itagera ibunagana ku birometero 70 uvuye Goma. Sibyo? Byayigora. Ayo mapeti nenda guhereza M23 ko yagera mu birometero 2500 kandi leta barwana itagera ku birometero 70. Nayo nayihereza. Abantu barimo kwibaza babasesenguzi batandukanye iyo tuganira amaherezo y'ino ntambara se bizarangira gute niba bimeze gutyo nanone. Niba bikomeje kuba statique. Ariko ngewe nta ntiriwe ntere metero iyo bambajije gutyo mbahereza ingero nyinshi y'ahantu hari statiko yuko bakemuye ibibazo ntibiye bikemutse burundu ariko bikaba bihagaririyeho biri kandi bikamara imyaka nyinshi. Nabahaye urugero ku ntara bita Puntland yo muri na za Somaliland zo muri Somalia. Aho usanga abantu bafite ahantu bategeka hataba amabwiriza ava muri kapitali y'igihugu ariko hatitwa n'igihugu. Hano na M23 controller sizi ngo izagenda hongera igere hehe. Ibyo narimo vuga mu kanya bigaragaza ko hashobora kuzamara imyaka myinshi hameze kuriya hameze hatekanye cyangwa se hatera imbere ukwaho na leta ya Kinshasa itera imbere ukwaho. Yewe nta matora yahabaye nayo uzasimbura Tshisekedi nta yazahaba. Ibyo rero birashoboka bikabaho gutyo. Gusa bisaba imbaraga nyinshi cyane kimwe no kubinasaba n'abagoservateri babajya hagati bakabimanaginga. Ariko niba abantu babasha kwiyoboserva hagati yabo ni ikigaragaza yuko bishobora kuzakomeza kugenda kuriya. Gusa question mark hari ni ngiyi no kwibaza ngo M23 yasugira igasagamba hano ifite igacunga abaturage miliyoni zirenze 6 z'ahantu iyobora ariko badafite umujyi munini wo kubasupplyinga. Ese umujyi munini nka Goma wo wabaho udafite bya byaro bigukikije ugusupplyinga ugasurvivinga imyaka myinshi? Still Goma iracyari ikibazo ku bantu barwana. M23 ni ikibazo kuri Goma, Goma ni ikibazo kuri M23 nako, kandi Goma ni ikibazo kuri leta ya Kinshasa. Eida kubohora ibyaro bikikije Goma kuri side ya leta cyangwa se kuri side ya M23 kubohora umujyi wa Goma kugira ngo umujyi wa Goma ufite airport, ufite ibitaro, ufite inkiko, ufite imanza, ufite imipaka, ufite buri kimwe cyose ubashe gusugira gusagamba. Kugira ngo abantu babyumve neza, umujyi wa Goma ugomba kubaho ufite ibyaro biwuhereza ibyo ukenera, kimwe no kujya byaro bikikije umujyi wa Goma bigomba kuba ufite umujyi munini cyane ubiseriva, ubiha service. Icyo rero ni ikizamini gikomeye cyane. Ndimo gucunga nkareba niba side ya guverinoma yagira gutya ikazagira ikarwana ikabohoza nka koridoro imwe muri koridoro ebiri zisupplying umujyi wa Goma. Iya mbere ni ya Kibumba Bunagana, iya kabiri ni ya Sake Minova Bukavu nkuko yabana Sake Kicanga Mweso gutyo. Bon, kwanza ikizamini uko giteye. Eida M23 yafata Goma cyangwa leta irakora ibyo abaga bwose yajya kwa Rutanga kuraguza yajya hose ariko ibone imwe muri koridoro ebyiri nini cyane zisupplying umujyi wa Goma. Aho ngaho birashoboka. Icyaza ku ntera ya gatatu kitari bombi kwishakamo igisubizo nicyo navuga haruguru ko uko kuntu navuze bazagenda begerana
baramafoza bagize batya, uyu yavuze gutya, umuhuza wa Angola bivuze gutya, bashobora kuzagira gutya udukontagite bagirana tukabyara icyo bita koridoro humanitaire ituma umujyi wa Goma uhumeka. ahubwo se Ramaphosa ko byavugaga ko ngo yaje kwishakira imboheze M23 yari ifite, ubwo yaba yarazijyanye, none se ubwo yazisiga? Abaperezida n'abantu bakomeye kandi nijana, si ubwa mbere kandi umuntu yaba nese Muhozi ko yigeze kuza mu Rwanda ntiyatahanye umusirikare ngo wari ufungiye mu Rwanda. None se Ramaphosa n'umuntu wataha kuri yavuga ngo aranyuzwe ngo ameze neza, izo mbohezo batarasabye inzira zinyuramo ngo zijyane, niba arahisemo kubigira ibanga kuko byarabaye nk'uko byavugwaga, ubwo yaba yarazitahanye cyangwa zifungiye Uganda ngo hari yagiye azikurikira. None se ko yavuye mu Rwanda akajya Uganda akajya South Sudan, imbohe barazibitsa? Reka hako birashoboka. Na Tanzania yange ishobora kuba yari zifite yaratuje. Nuko bimeze, bazakiraho koridoro humanitaire yo kubasha gusapurayinga mu mujyi wa Goma, kandi mbona iri rayikiri guhitwamo gutoranywamo ari nk'iya Kicanga. Ya Kicanga bayitanga kugira ngo ibyo kurya bituruke Rucuru na Masisi bigaburira umujyi wa Goma. Ese ya kipe 11 vedette do pinga ko yahise ikagera Goma kucyema amafuso yatahanyura. Erega ntabwo bigoye kandi no gucekinga imodokari mukareba birimo, mukareka abashoferi bakagenda, abandi bakaza bakarangura ibintu bakagenda. Ari mu Ventura ntabwo yahombera, yabonamo imisoro, urumva abari muri side ya Goma bakabona ibyo kurya. Gusa ubu ndimo kwivugisha ibi ngibi nibaza impamvu Goma itafatwa n'abashobora kuyifata. Goma irimo iki? Goma ibamo iki tukugitafatwa cyangwa se jewe Goma nayifata? Kandi amezi 3 amagambo yo kuri Goma yabarangiye, ari amahanga yakwisaza yabarangiye, ari iki n'iki byabirangiye. Ariko buri hari impamvu nyine batayifata nabo. Impamvu batayifata niyo ntumva nyine, ariko impamvu ntanayumva giye nibura umuntu ambaje n'impamvu ntayumva nakubwiramo nk'ebyiri. Impamvu ya mbere bayigose badashaka kuyifata, impamvu ya kabiri kuyigota, sibyo? Kuyigota nka 70% byenda gusatira kuyifata kuri iyo ntera 70%. Uti kubera iki? Wayifasha wayimye ibiryo, byitwa ko wayimye ibiryo, sibyo? Wayifashe irasana ryawe rya hato na hato ry'abarinze Goma, nawe ushaka nawe yigose iragutwara ingabo n'ibikoresho byinshi. Buriya abasirikare bari kuri front line ikikije Goma ntibasinzira impande zombi kugira ngo atagira umuntu banyura muri humwe. Iyo effort ukoresha urinduriya ugota umujyi wa Goma, urumva? Kuko icyo nshaka kuvuga ntabwo mbishyira yuko yakunanira kuyifata kandi uyigose. Imbaraga zigose umujyi zikakuraho urukuta amezi 6-7, urumva? Burya izo mbaraga zafata umujyi mu munsi itarenze 2 kuko ziba ari nyinshi, noneho zigahumeka. Icyo mbivugira n'iki rero nuko Goma igihe itarafatwa na bisobanuye mu kanya, urumva? Yateza inyangaro uyigose. Leta yashatse kwitoratoza n'umuryango mpuzamahanga uzareba ibitutsi bitukwa Israel kuri Gaza, kwa kuri itagitanga agahenge naho kunyuza imfashanyo. Biriya bintu mu Ventura ishobora kutazafata Goma, ariko mu gihe cy'umwaka umwe amezi 9 bakazayibyarizamo intuzi, bakazayikorera dosiye. Kandi dosiye yabiremereye kurusha dosiye y'uwafashe umujyi akawukontorora, kuko wafashe umujyi akawukontorora no biri akazi gakomeye, ariko za nzira ziba zifunguwe, abaturage mu mutangiye gukorana, bamwe banakwivugira imyato atari uyivuga, urumva? Kudafata Goma n'ubundi byanze bikunze mu Ventura bizayishyiraho ikibazo gutinda kuyifata. Urumva nibyo nakubwiraga, urahatakariza abasirikare benshi n'ibikoresho byinshi byo kurinda urukuta wubatse, urumva? None na ryazina wangaga kwangiza winjiye mu mujyi w'abandi n'ubundi riraguhamye kubera kugota uwo mujyi. Buriya Goma hajemo famine nko mu bana bakabura, ukabutangira kubona aya mafoto tujya tubona muri za FAO na za Ndeyane n'iki byose ngo inzara yisha abana. Donc abana batangiye kubona nk'abatubona muri Sudani, muri Khartoum harimo ikibazo cy'imibereho mibi. Aya mafoto agatangira kuza ameze nka muri Gaza. Zino nyeshyamba ngira ngo aya mafoto zayikura, ahubwo niba bakora assessment n'ubutasi bwabo
bajye bacunga uko Goma igenda izamuka ku rwego rw'imibereho mibi. Ubu bigeze ku mutekano, sibyo? Nibiva ku mutekano bizajya kuri famine, inzara. Nibiva ku inzara bizajya ku byorezo. Ntabwo nyari umusirikare ngo warasha abantu bane. Bane. Nibiva ku byorezo bizajya ku nkiko. Kandi ushobora kwanga gufata umujyi wa Goma ukazawufata wabanje kuwuteza ibyago nk'ibyo utakibyikuyeho nabyo. Ariko ufasha ugasugira ugasagamba, ibitutsi byaba byinshi ariko umeze 3 byabirangiye. Byaterwa no kuzawitwaramo nyine. Bavuga ko ngo umusore cyangwa umwari mwiza ngo ashobora kugera ibwami kubera uburanga bwe, ariko ngo ikizahamutuza ni ubwenge. M23 rero gufata Goma yifata ariko ubwenge bwazayibeshamo ikabana n'abari abanyamujyi b'abatawuneri, urumva? Nibyo byatuma igira isifa nyine, igira ikishimwa. Ariko sinzi niba ino filozofi yumvikana neza kandi n'ijabo kugota umujyi udashaka kuwufata, icyo utinyira cyakugeraho n'ubundi kubera kuwugota nyine. Kuko no kugota umujyi ntubyemerewe, urimo kubuza ubuzima abaturage. Icyingenzi ni uko wawufata rero ukawujera, none mukagira ubukene mwese, kandi nta muturage ukena. Abaturage barikorera reka, abaturage bafite umutekano barikorera. Kimwe nuko kano gakeregeshwa ngasozerezeho, kimwe nuko kutawufata wa muntu wiciye umuntu arashwe n'umusirikare wa Tshisekedi, kandi aho rakubona wiyamatsa uri mu misozi aho ngaho ngo umuntu urwanyira amezi 6-7 akubona nkaho uri umugambanyi, akavuga ati kandi yo M23 biyoboye umujyi ntacyo papa babaye, ntacyo mama babaye. Ariko reba kuko wenda yumva ko ntabiba kiwanja, yumva ko ntabiba gicanga. M23 rero abantu bashobora kuzayifuza, ariko bayimara kwirambirwa bakanayibagirwa. Bo muri Goma bavuga bati twaramenyereye nyine, twabayeho nabi, tuzategekwe rubonetse wese, n'abari kuza kutubera batabaza ntacyo batumariye. Byose ni ikarita ya M23 igomba gucanga. Nabonye barimo baragenda bakora urugendo bafite n'intama. Abo muri M23 yaza rucuro. Ngo bakoze urugendo rwo kwibohora. Ariko nyine abantu batari mu ntambara yeruye, ubona ko isa nkaho bayicumbikishije. Ikindi bakora n'ikisa ni ingendo, n'ama meeting. Wabonye ko ngo bari bashoje kadaship y'abakada babo amezi ntibayavuze, ariko bari na benshi, bamwe bavuga 1800, abandi bavuga 800. Umubare ntabwo uvugwaho rumwe, ariko urebye defile yabo bari abasirikare benshi baririmba indirimbo z'ikinyarwanda nyinshi n'iz'igiswahili. Mtajengwa na sisi wenyewe. Yego, urumva? Ariko icyo ntekereza navuga kuri urugendo rwabo, jewe nikuriyemo ikintu kimwe kandi ntungore rwose. N'icya kabiri ndakikubwira ariko kitari na ngombwa cyane. Ziranye ishyamba zamaze gukeneka leta no kwisuzugura kubijyanye n'imirwanire y'ingabo zirwanira mu kirere za Kongo. Ntabwo mu gihe cya Sukoyi, ntabwo mu gihe cya drone ingendo nka ziriya M23 ari gutinyuka kuzikora. M23 amaze kwizera ya defense yayo rero, ku buryo ufata Colonel Nanga uhigwa na leta n'abamercenaires n'abasadeke ukamwegereza Bertrand Bisimwa, ugafata Wiringoma ukamushyira mu metero 1.5, intama ikajya ku metero 2, urumva? Mugakora urugendo ngo muri Nyongera ngo mu gihe rucuru. Arewe hariya rega military ntago ari kure, ntabwo nzi interere hariya, ariko dukoresheje GPS twanayimenya, urumva? Hariya ahantu byangora kwemeza ko hari nka martieri y'imbunda ziremereye za harasa, ariko red igitero cy'indege yihuse, kuko ya rugendo barwapanzwe kandi FARDC igira ubutasi. Kuvuga ngo baruteguye ntibabuze amasaha 4-5 FARDC yarumenye turi buve Nyongera tujye rucuru, turi kumwe. Air Force rero yabiturutse Kisangani yasaze yaza, cyangwa indege ebyiri z'intambara, nubwo cyaba igitero cya kajugujugu cyasiga gishwanyaguje iriya ntuze bari abantu bangana kuriye rwose zabarasa. Ariko mbona ko ishobora kuba ari demonstration de force, abantu bita ngo ni urugendo rw'abakada, no gukeneka leta no kwisuzugura, gusuzugura igisirikare cyo mu kirere cy'ingabo za Kongo. Rwose no kubitekereza abantu bangana kuriya ntago bamubarezinga umunsi umwe ngo babone umuha utabanje kubahamagara ngo yemwe tuzajya Nyongera tuzagira gute. Ntago biri ibanga rero ngo uvuge ngo watunguye abantu. Wenda inyeshyamba zishobora kuvuga ziti twari kuva Nyongera tujya ku gasantere kanaka, none tuzava Nyongera tujya rucuru santere, bagahindura itinerere. Ariko wahindura itinerere utahindura itinerere
icyo gikorwa cyo ntabwo wagihinduye. Erega tutagera kuri ya rugendo, niba abantu baramaze igihe kinini cyane muri kadaship kuba ukwezi kuba babiri sinzi ayo bamara yo kwangana, no kuba M23 rega ikoresha ifite amahuriro aho ihuriza abantu bangana kuriya, ugatangira ikosa ukayirangiza, bya bitero byo mu kirere nta kiguhungabanyije, bigaragaza ko leta yamaze gukenekwa bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23. Kubera ko wibuke ko mu gihe cy'urupfu rwa Colonel Castro abantu batangiye gutekereza ko M23 igiye gutangira kwirinda kujya mu ruhame, kuko niba koko yarapfiriye mu kwigisha abaturage, ubyahi guhita bigaragara ko mitingi bagiye kuzisezeraho, ariko ahubwo bongeyemo imbaraga kuva icyo gihe. Bigaragara ko M23 imaze gukeneka leta. Rero je nicyo nakuyemo cyo kuyisuzugura biri aho ngaho gusa, kuko oya ariko fata izindi nyeshyamba kugira ngo ubyumve neza. Nuko wavuga uti wenda General de Gaulle uri Rwanda muri Sudani akajya mu gasati mu gace kamwe, kuko kakari tumubita mu Durumana aho yafashe, agakora urugendo nka ruriya na Air Force ya Burhan, akaharokoka chief staff yose mukikije. Ubundi ntabwo biho biriye. Ubundi mu yandi magambo ahantu bisimwa ari, urumva ahantu konena nga ari uko inyeshyamba zikora, yagombye kuba ntihagombye kuboneka konena nga kugira ngo umutwe, kugira ngo iyo commande niraswa icyama kitabura abayobozi cyarimwe. Sinzi naho M23 bajya bitekereza no gukeneka leta, niba ari imibare yabo bafite sinyamimenye. Ahantu Lawrence Kanyuka ari, urumva ntabwo barinda bagomba kuhaboneka, cyangwa wiri ngoma, kugira ngo hagize icyahungabanira badahungabana bose umutwe bakawuciye umutwe w'inyeshyamba. Ibyo ngibyo banabyirindwa na General Major Sultan Makenga, niwe udakunda kwivanga muri bira byose nk'umusirikare, ariko rwose njyamona bari abantu bakomeye muri M23 bicaye mu gatuti kamwe, kavuga izi nyeshyamba ziranyeshyamba zindazibona kuva nabona inyeshyamba zikora ingendo. None se buriya nk'iyo bamwe bajya inyuma aho umusuru utangirira wiriya meeting, babiri bakajya inyuma, abandi mo hagati, n'abandi hagati, byatwara iki? Ariko bagenda ku murongo umwe, simbizi. Ariko buriya ntureba, hari igihe biriya bintu bikomeza bazabiboneramo isomo. Ziriya ngendo hari igihe leta izazibakosoreramo, singiye kukubeshya. None se David, iriya ntama bari kumwe, hari ikinyamakuru nabonye cyanditse ngo hari aho ihuriye n'iyagendanaga n'abasirikare ba APR, hari isano. Ikimenyetso ni iki? Isano ririmo rikomeye cyane, kuko ni intama bihuje ibara y'umweru n'abandi ni inyeshyamba, bose ni iryo sano ririmo, ni intama mu nyeshyamba. Ariko isano rindi se warikura he? Kuko ni intama zisa. Ntabwo ryabura. Byabura indi sano. Kuki batahisemo se ihene y'umweru cyangwa bahitemo urukwavu? Nta wamenya ibyizi ntama babivuga kwinshi. Yaba iriya yo muri RPA, Afande Kabare nigeze kumuvuga ngo nafande Kayitaro ngira ngo wayikundaga, ngo yari zina parade, urumva naho numvise iyo speech ya Afande Kabare. Yaba ririya baravuga ngo barimo bigendera ngirazi bajyamo, ukibaza kwitabagiye hagati ikajya imbere. Intama yagiye hagati y'abisimwa na Colonel Nanga igacungaho Major Colonel w'ingoma ari iriya ntamiza ubwenge. Noneho izi na prominence y'ukuntu abantu bari hariya bameze, itireka nje hafi na ba commanders gusa naho yifasha amatwi cyangwa ifata igisemba yikurure. So ntiwamenya, ariko mu bintu bijyanye n'imibereho y'ibyama abarwana abayobora ibihugu, ese mu birango biranga ibihugu, uzakore tuwa mu birango biranga ibihugu bya Afurika, urumva byaba mu mico karande cyangwa mu birango bikuru by'igihugu by'ibihugu, 80% uzasanga harimo ibikoko, urumva. Uzajya nko kuri polisi y'u Rwanda hari inuma, ntiwamenya ngo watekereje inuma bitekerejeho iki, urumva. Nko mu Uganda haba gaseke, nane umusambi. Muri Kenya haba ikintu kimeze nk'intare, muri Tanzania naho birimo, mu Burundi banza bashyira imbere ingoma cyane, nko mu Rwanda haba gaseke, ariko nko muri RDF habamo intare ubona iryamiye amajanja. Ibintu by'ibikoko n'ibiryo bw'amasystem n'imitegekere biragendana intambwe ku yindi, ntabwo bisigana.
ni ikintu abantu rero bashobora kurebaho mu buryo bwihariye, ku buryo ntekereza yuko abantu bazabiganiraho bagakomeza kubisesengura, ariko rwose naracunze mbona nta gihugu na kimwe kidafite ikirango kirimo inyamaswa, kandi iyo nyamaswa iba ifite ikintu isobanuye. ubwo rero muri M23 bivuga ngo ni intare za Sarambwe. Niba bashaka kuba intama za Sarambwe simbizi, ariko ntabwo wafata intare ngo uyikurubane ngo umugendane. Intare se nizima buriya mwagendana. Ubwo bayivunjije intama. Ariko abantu bicara bakanga ngo ni intama ngeraho gusa. Kubera iki zose ziba ari umweru. Akenshi ino mitwe y'inyeshyamba ibifite aho ikura filozofi y'imirwanire yayo. Bamwe bavuga ngo naba Mao kwa Mao Zedong, abandi bavuga ngo nabo kwa Che Guevara, abandi no kwa Ndeyande. Birashoboka ko M23 ikura filozofi z'imirwanire muri RP, cyane ko abakomanda ziba babayemo. Ubwo ruhambiranye n'intama, ruhambiranye n'iki byose nta kintu, nta birenze birimo. Ni ibintu bishoboka, cyane ko muri Kongo no hari imbuga, hari mpaka kumba nkoranyambaga. Nahoze mbona abantu bari pro M23 n'ari pro government baterana amagambo. Abo kuri pro M23 bakwa we ngo nimwireke ngize mu ruhande rwacu nyine, ngo katanya amase ngo mwamwayemereye, ngo mwamwahise mwirira hari ari mbisi ngo yabimenye nyine ngo uruhande ngirimo. Urumva nako nakantu gafasha muri morale y'abasirikare. Intama iri muri M23 ibituje, ariko iri muri leta bahita bayikubita iposhe n'umukandara, bakayitwara kuri moto cyangwa bakayitwara kujya kuyirya bakayotsa, nta wamenya. Ariko intama zose n'umweru, abantu bose bari inyeshyamba, abandi ni inyeshyamba, bafitanye n'amasano mu buryo bw'amateka, ntibari n'imitsindo y'inyeshyamba, nta wamenya. Ariko ntabwo intama apfa kwizana kigafurangije mu bantu. Kubera iki zitagiye mu banyeshuri ku bigo by'amashuri ikajya mu bantu bare, ese kuki yaje hafi y'ahari bubere urugendo kandi ari umweru ari intama? None muri yanizanye bitubeshye. Yakwizana gute ko nta nyirayo wayikompanyize ngo tubone utwana kudushumba turimo kwirukanka hagati y'abari basirikare tuyigarura? Yari ku musuru rumwe ikomeje nayo, kandi izi parade iriya ntabwo nzi kizi parade. Ahubwo muri Kongo banza baraguza bose. Tshisekedi rwende mbona ari kumwe n'abantu bafite uruhu rw'intama, babambe impuzu z'impyisi n'iki byose babapfumu. Yani imondo ziracyabaho. Uruhu rw'imondo bari muri Kongo mu mashyamba ntabwo zaburi bya byo. Buriya M23 nayo basanga iraguza, saba Kongomani bose. Bikaba yaragurije mu ntama, kandi ingamba z'intama ngo zirangira zitsinzwe. Niba intama ari indwanyi, niba intama zigize gute simbi, zirangira zirwana bazitsinze. Reka tureke M23 izatsinda. None se David, reka dusoze. Hari ikindi wumva wakongeraho mbere yuko dusoza? Ikindi nakongeraho nuko ni ikintu maze iminsi ntekereza, sinamyinshi ni nk'icyumweru, ikintu cyo kubona ko dufata intambara z'ingenzi SWAT tuzigire enye. Intambara ya mbere, intambara ibera muri Burasirazuba bwa Kongo hagati ya leta ya Kinshasa aho bari kumwe n'ingabo za M23. Intambara ya kabiri, intambara ihuza General De Garo wa RSF muri Sudan ndetse na General Burhan umuyobozi wa Sudan. Intambara ya gatatu, intambara ibera muri Ukraine hagati ya Russia ndetse na Ukraine n'ibihugu by'u Burayi. Intambara ya kane, intambara yo hagati yo mu Barabu n'Abisirayeli na Palestina, ushaka ushyiremo na Iran basigaye barasana muri iyi minsi. Karineja nkubwiza uko nakubeshye, aba bantu bose bari muri izi ntambara impande zose Karineja barananiwe, nta ntezagire n'umukubeshye. Mashani bateye imetero bose, nsanga bafite ukuntu bafite propaganda. Urumva umwe wese yigosora ngo nakugira gute nakumanika, ariko izi impande zose nkubwiye zirananiwe intambara. Marerezoma abantu bari mu ntambara muri iki gihe ntabwo barimo kwirambirwa ngo bayireke. Urumva bafitemo kamere yo kurambirwa intambara ariko banarwana bahanyanyaza. Buriya Russia Putin yarambiwe intambara ku mutima, yaramunukiye, yaramuheneye, umutima warahennye. Urumva buriya Zelensky ahora yibaza ikintu cyamukura uriya mugogoro w'intambara. Buriya Netanyahu wajyaga uvuga ngo icyamuha imbarutso yo kurasa Iran, imbarutso ye twarayibonye bose no kugaba ibitero kwango biri limited. Iran nayo haravuga iti tuzasiba Israel ku ikarita.
nayo yahise iba restraint nayo ihagarika intambara. So mu rindi jambo ntagiye kugutinda, abantu bose bavuga intambara, donc umwuzuro w'intambara uri mu magambo twumva, ntabwo ari uwo mwuzuro uri mu bushobozi n'imitima y'abavuga ariya magambo. Intambara ziri ku isi nyinshi ni intambara z'amagambo. Ibuka ariko amagambo ya Amerika, Iran ngiramutse yigize ukuntu ngo Amerika itisandaza, ariko niyo yabanje gusaba Israel ngo ntikomere utendere. Ntabwo urimo kubona ko propaganda z'intambara zimaze kuzura imitwe y'abantu, ariko kuhiriho nta kintu kiriho bijyanye no kuzishobora. Maze rero giye nkakuramo iki cya kabiri kiye tusozerezaho, abantu bamaze kwinjira mu ntambara ariko babuze ikizibasohoramo. Ndakubwira uwabwira Putin ngo birangiye gutya, yahita ajya guserebura soshi hahandi akunda kujya koga, akajya muri pisine akamaramo ukwezi. Niyo ntambara zarabarangiye. Zelensky wumuze ashatse no kwegura yabuze uwo buhereza. Netanyahu nawe yarasuniye, Iran irasuna, M23 nuko ireba goma gutya nk'ubwo kuri televiziyo, nabo bakayireba gutya birirwa baharanganya amaso mu kibaya habuze usuka umundi. Abantu barananiwe intambara no muri za Sudani nuko kuko ntabwo wambwira ngo Hemedi ngo yafashe za ibibuga by'indege ya gute ananirwa presidence ku bwende n'urukundo akunze Sudani. Kandi wambwira ngo Burhani nane kumwirukana muri Abdurrahman nawe ngako bishoboye. Sinzi ukuntu bizagenda, ariko abantu nibatuze bamenye ngo amagambo tubwirwa n'abanyapolitiki yo kwigira indwanyi ntago ari ukuri, barananiwe. Aho abantu bavuga ngo tuburiza imbarutso ngo duhangane, habaho ikirenze imbarutso, misile zingahe n'iki ukabona abantu bagabya gatero. Iran yatanye no gusuzugura igitero cya Israel bavuga ngo ntago cyari igitero, ngo ni sazi zagurutse mu kirere cyayo. Urumva? So ntabwo ubona ko ibyo tubwirwa amagambo, ahubwo hari icyo bita political marketing. Hari igihe ubona abanyapolitiki bashaka kwimarketinga bigira indwanyi zikomeye kugira ngo bigarure imitima y'abantu nabo bakunda ibintu by'indwano n'iki no kwereka ibihugu byabo ko ari intwari, ariko ntacyo bashoboye mu ntambara. Buriya so wambwira ngo Ibrahim Raisi wa Iran niba yararashe misile zose hafi 99 Israel kazisama, uretse gufotora ama video ngo warashe wangira amamiliyari y'abanya Iran, buriya sira Iran yageze kuki? Ubu se Netanyahu kwica bari abajenerali yageze kuki? Nta birindiro yigeze asenya, nta kintu yigeze asenya muri gifatika muri Iran. Baracyasugira barasagamba, baraho gusa bameze nk'abantu barimo kubeshya abaturage amagambo ngo twagwanye kandi ntacyo mwarwanyemo. So abantu rero ntabwo ugena bagusaba ngo ngire gute n'iki bintu nk'ibyo, ariko ngenda bwira abadukurikiye bamenye ngo intambara z'amagambo zifite uburemere bwazo budahari. Uramutse uzikonvatinze mu bikorwa wakuramo zero. Nta gihugu kiteguye kurwana n'ikindi intambara yeruye, nta bushobozi bw'abarwana bafite uretse amagambo yo gukangana no gukangatana. M23 yavuze ngo kingizafata Goma, wa mugabo wari Nyanzara Kiwanja ntuzabisubiramo yuko nenanga ngo bahumura abagoma, ntibahumure nyine ngaho nibambwira baze gutera intambwe kilometero zingahe. Leta yakisha sisi turaje tubakure Sake tubakure hose, na n'ubu ngubu defense M23 ifite zacyari zazide. None bageze naho bakora utuntu tumeze nk'uduhenge batasabwe batategetswe tudafite n'uturi hagati. Intambara yananiye abantu, ahubwo bagomba kuba kwizima gusa, habura umanika amaboko cyangwa kuyamanika na bombi, habura babajya hagati, abadiplomate bajya hagati y'abarwana maze kuba bakeya. Urumva abahuza ibihugu biba bifite nta mbaraga bafite. Ndareba imbaraga Kenyatta yagira, igitutu Kenyatta yashyira kuri Tshisekedi nkakibura, nkabona igitutu Renzo yashyira ku Rwanda cyangwa se kuri Kongo kugira ngo nako n'iki barekere guterana amagambo nkakibura. Urumva nkareba umuntu simbizi sindi mo kubibona, ariko mwijambo rimwe amagambo y'intambara ariho nayanyujijemo amaso mbona ibikorwa biyaherekeje n'ibikeye. Abantu badukanga n'icyabakanga, abantu bacitse intege mu kurwana, nta bushobozi bafite, baranakennye. Barakubwira ngo iriya ntambara Israel na Iran yatwaye miliyari zirenga 70 ingahe mu masaha ngahe. Bariya bayikomeza kamara icyumweru, ari Iran ntiyabishobora. Urumva ari Israel ntiyabishobora kuzimya biriya bintu biramutse bizi icyumweru mu fururizo. Intambara zarangaho z'amagambo gusa, ni amagambo. Iran duteye twayishwanyaguza, Iran Israel ibeshye gakoza gati mu ntozi, twayereka abo turi bo, nyamara bose bamara gutera ibisasu ngo we are limited, nta wakuri mitinze.
Tshisekedi zatera u Rwanda Muendelezi Karimushe bose babaye ba Muendelezi Karimushe kwa Netanyahu, Muendelezi Karimushe kwa Rahisi, Muendelezi Karimushe kwa Ukraine iri gusabiriza nabonye bayahaye Ukraine amafaranga ari yose azashya. Urumva abantu nibace bugufi bamenye yuko ntibadashoboye intambara ntizigezweho. Nicyo namaze kubona muri ibi kuko imbarutso zagiye ziboneka ku mpande zose, ariko ibyo umuntu yavuga ukabona sibyo arimo kwigira no mu bikorwa. Cyerekana ko abantu bari ku magambo, social media, amagambo twakwica, twakurangiza, twagusiba, ariko haboneka ya Muendelezi Karimushe umuntu agatangira ngo urabona ngo ibi nibi David reka dusoreza nta ntambara ziri ntacyo bariho rwose. Urakoze David. Nawe urakoze Kaireje abo kandi barakoze n'abadukurikira. Yeah. Asante sana.